ndi kwihutisha ibintu ndi gutuma mudahana umwanya. Okay, I'm sorry. Ngo kimubwire. Kagira ikintu mubwira. Kevin. Ubwa mbere duhuye ariko sinzongera gukaraba mu maso. Mbaza ngo kubera iki? Shangarabye mu maso amazi akajya mu maso urumva ifoto yawe yahita igenda amazi ahita atwara ubwiza bwawe. Kuva uyu munsi sinzongera gukaraba mu maso. Gawe. Okay, give me a hug. Come on. Got much guys. Uyu munsi ni umunsi w'umugisha bro. So whenever you get yourself together, please tell this guy should connect you with me again. After this show. Maybe, according to her preference. Once. Okay, ngoje ndabitekereza. Wis. Wait, bakuzanira balloon. Muzane ba. Come on. Ballon Magic Match Rwanda ikaze nanone twari tubakumbuye cyane mwebwe mutuma turi hano kugira ngo tubahereze ibyishimo kuba muduhereza umwanya wanyu mukadutiza amatwi mukadutiza amaso n'iby'agaciro cyane ikaza aho urukundo ruhurira ubundi imitima ikiganirira nge nkaza nk'intumwa y'Imana nkabihesha umugisha nitwa Sebo Rex and you have to know me and to love me ikaze muri episode nshyashya uyu munsi nanone turagarutse kugira ngo dukore urukundo ndi kumwe n'abakobwa beza uyu munsi dufite barudasumbwa beza basobanutse nimba uri kutureba be attention kugira ngo guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma ube uri kumwe natwe hano kuri Pop Ballon Magic Match Rwanda nimba utari wakora subscribe kuri Julie BM Jizo kora subscribe kugira ngo twagure umuryango mugari wabadukurikira nimba ari bwo bwa mbere urebye Pop Ballon kora subscribe uje n'inyuma urebe ama episode yagiye atambuka ureba ama couple yagiye ahura ariko surprise dushobora kugira ubukwe mu minsi iri imbere of course reka natinze mu magambo guys nkubwire ngo ahantu duhagaze na ahantu heza na ahantu ushobora gufatira amafoto na ahantu ushobora gukorera ama video meza kaza ari meza ugatandukana no kujya kwifotoreza ahantu hadasa neza kandi byanaguhenze hano ku giciro gitoya turaguhereza space nziza uyikoreremo ama event yawe ufata amafoto twandikire kuri Julie BM Jizo ikindi dufite studio nziza ya podcast ukora ibiganiro ariko wabuze sound nziza twandikire kuri Instagram tuguhereza ibintu byiza reka ntangire na introduction y'abakobwa bacu batwibwire ndahera ndahitamera hano kuko mbwiye ngo mere hari bite ni byiza fata micro nta kibazo amakuru ni meza umeze neza yego cyane witwa nde witwa Ineza Sandra ufite imyaka ingahe Sandra imyaka 21 ukora iki mu buzima busanzwe biraho uri gushakisha nk'abandi uri single cyane maze igihe kingari cyuri single imyaka 2 uheruka mu rukundo hashize imyaka 2 ibikorwa by'urukundo bari barabihagaritse muri iyo myaka 2 cyane byose oya icyo utari waragaritse niki nukuba nyine hari ukuntu bigeraho nyine bitewe n'ukuntu ibintu wagiye ucamo n'abahungu bitandukanye ukaba ngombwa ko ufata umwanzuro ugafunga umutima wawe ako ka tattoo ni izina handitseho goal ni ryande nimba atari banga ni izina ry'umwana wa umutantene wanjye ry'umwana wawe
uri umufemale oya bibyaka nta kibazo be proud hano ukuntu kuba abafemale nta muntu utemerewe gukunda rega reka nkagutorere it's fine nta muntu utemerewe gukunda buriya ntibazakubeshya oya okay nta kibazo urifuza umusore umeze gute umuntu mukuru ukuze nyine afite nk'imyaka guhera kuri 27 guhera kuri 27 amafaranga se so wakunda umuntu ukennye nago wakunda umuntu ukennye kareka baravuga ngo umuhungu ukennye akundwa na nyina gusa urakoze biti byiza amakuru meza witwa nde nitwa Uwase Aisha Uwase Aisha ufite imyaka ingahe 20 yegereze mikoro kugira tukumve 25 25 ukora iki mu buzima busanzwe Aisha no gushakisha Imana iguhe aho uzashakisha bigafata neza sibyo bikagenda neza cyane Aisha uheruka mu rukundo ryari imyaka 3 uvuye mu rukundo ni ikihe kintu wibuka ukahita wumva urukundo rarwanze ntacyo nta kintu mba numva ko nyine cyatuma urukundo rwanga ntabwo nshaka no kubaza ngo umusore wifuza ubwo hari impamvu nakubajije icyo kibazo bite amakuru yegereze mikoro witwa nde Abijuru Sabrina ni umukobwa ukunda kurya iki inyama n'umuceri wasuye boyfriend wawe nagutekera inyama utahubabaye cyane ujye ubimubwira se mu gihe wari umufite uri singo ndabizi ntabwo nigeze njyewe sabe guteka inyama igihe cyose wagiye yatetse inyama cyane nese ubwo ukishima okay urifuza umusore mbese gute nta kintu ndi bugendereho nta na kimwe ubundi bubone nyine umutima wanjye ugatera ubundi bufate nyuri bufate yeah urumvira amarangamutima n'umutima wawe yego nta kindi kintu ndi bukonteho ndi kureba ati uyu nguyu umusore ngo ndamukunda no kose Imana imuguhe sibyo bite ni byiza amakuru ni meza witwa nde nitwa Safi Mutoni Safi Mutoni ufite imyaka ingahe 22 ukora iki mu buzima busanzwe ntacyo nikishije wawe ex wawe yageze kugukorera kikagutungura kikanungura ni byinshi ni byinshi okay ni umunsi yaje kundeba like mvuye aho nari nagiye nyine kuko nari naje nabimubwiye nawe aza sinzi wari wabimubwiye nyine uzi ko umukorera surprise usanga nawe gukorera surprise akose mana none sha ujye umukumbura oya Imana uhuye n'Imana ikaguha amahirwe ikavuga ngo mbwira ikintu kimwe nsiba mu mutwe wawe kijyanye na ex wawe niki wasaba Imana ku munsi w'amahubwo burundu ubwo aracyakurimo wese nyine kumumvanamo burundu ntabwo yari yakuva hari igihe nyine umuntu mwangana mutandukana akaba atari kuvuga ngo ntabwo muzajya munyura musuhuzanya yes bikaguma biraho nyine just ndashira ngo umusore ugiye kumugusima burundu sibyo bite yes amakuru meza witwa nde nitwa Musabyimana Delphine ufite imyaka ingahe 25 ukora iki mu buzima busanzwe ndi umucago uri imyenda caguwa nawe uri caguwa uyicuruza abayitwa umucago w'akazi uri umucago w'akazi okay so urifuza umusore umeze gute ndifuza umusore ufite urukundo maremare nsumbaho w'imibiri yombi ikindi nk'ibiyobyabwenge kubera iki wongeye ako kantu k'ibiyobyabwenge atari byiza cyangwa bakundanye n'abasore benshi babinywa ibiyobyabwenge cyangwa abasore benshi basigaye babinywa ibiyobyabwenge nyine abo ngenda mbona babinywa ubona nyine basi bafite ibiyobyabwenge ubwo ni nk'iki nyine ntabwo nzi amazina yazo ariko abenshi nyine ngenda mbabona okay Imana imuguhe sibyo utanywa ibyo bintu uzakubaha sibyo akagukunda bite ni byiza amakuru ni meza amazina nitwa Saliha
Saliha. Saliha. Now. Saliha. Irindi. Ikirezi Saliha. Ikirezi. Ufite imyaka ingahe? 23. 23. Ukora iki mu buzima busanzwe? Cyane ibintu biraho nta kazi gafatika tuntu turaho two gufatika bwo gushakisha. Imana izaguha ibifatika bya danje. Sibyo? Urifuza umusore umeze gute? Umusore ngiye nkunda. Umusore muremure. Nta bindi bintu birenze ariko umusore muremure uzi gukora. Ari muremure si ikofi ari ngufi. Azi gukora. Shaka kuba yenda afite amafaranga makeya ariko akaba azi gukora. Ejo n'ejo bundi na menshi twayagira. Okay, Imana imuguhereze. Urakoze cyane bite? Ni byiza. Amakuru? Ni meza. Witwa nde? Nitwa Mika Kevin. Mika Kevin ufite imyaka ingahe Mika? 22. 22. Mika Kevin umukobwa mwiza wambaye inkweto nziza. Iyo nkweto bayitanga iki? Ni boot nizi? Ni boot inkweto yanjye. Naka dress keza kabisa n'agashanga. Ni shanga niki? Ni style ikanzu tu. Ni style ikanzu. Can you turn around tukareba? Okay, that's good. Mukobwa mwiza nkawe wabaye single gute? Naguje kudutuburira. Ntabwo nabaye single mbikunze. Nuko umukunzi wanjye yagiye hanze. Yagiye hanze uramwanze? Oya ntabwo namwanze. Ahubwo nuko nyine yagiye tukaburana kandi ubwo wasanga yaragiye we yaranyanze kuko ntabwo yongeye kumvugisha. Yagiye hanze ahita kwiryaho. Kandi kuva yagenda nta undi mukunzi mfite. Aho se nk'ubu reka wenda tugashyiramo ako kantu tugatambika mu Mika nimba ari kukureba. Ndabizi kandi ashobora kuba ari kukureba. Wamubwira iki? Igihe cyo namubwira nuko nubwo yagiye yitesheje amahirwe kuko yataye umuntu wamukundaga. Mika, wa musore we wasize Mika ngo nuko ugiye hanze, ngo nuko ubaye mu diaspora witesheje amahirwe kuko Mika ngiye kumuhereza umusore uzamuha ibyishimo kandi utazigera musika kandi Imana irabidufasha musubyo. Imana ibidufashe. Amen. Wowe udukurikiye kuri Jure BMG zo tugeze muri wa mwanya w'amatsiko. Tugeze muri wa mwanya tuba dutegereje turi benshi. Umusore wacu wa mbere tumwakire. Atambuke kuri stage. Salama brother. Salam. Egera hano. Meze bite? Oh. Amazina yawe? Jean Paul. Jean Paul. Irindi? Itangishaka. Jean Paul. Si imyaka ingahe Jean Paul? 26. I'm turning 26. 26? Yeah, turning 26. Oh, okay, that's good. So, maze igihe kingana cy'uri single? Aya? This year? Okay. Umwaka wose uri single. Ariko ubu ngubu bishobora kuba bigiye guhinduka nubwo bose bapopinze ariko hari ushobora kwisubiraho nubwo wenda amahirwe ari make. It's okay. Ukora iki mu buzima busanzwe? Actually, nkora ibintu byinshi cyane. Part of videography. Yeah. Script writer, director, sound operator, and an actor in the same package. Okay. So, uyu musore ugiye kumubwira amazina yawe umubwira impamvu wa popinze ballon. Njye nitwa Mika Kevin nko nabivuze. Gusa njye impamvu namukunze ntabwo nkunda nyine abahungu bafite style nk'iya afite. Icyo nshatse kuvuga njye nyine ntabwo nkunda abahungu batari barebare cyane. Ako nta kindi namwangiye nuko atari hejuru cyane. Ntabwo uri muremure. Cyaterwa n'uburebure icyo. Can see, is that high heels? It look like. Okay. But it's a kind. Yeah. Nothing to add. Kubera uri kubona yongereye uburebure kubera izi boots yambaye. Kinda. So yari kuba ari type yawe? Oh, actually type yanjye
ntago ari umuntu ukuntu ateye type yanjye ni mindset so yaba agifite baron there's some question I have for you if you answer them correctly you'll be my type but as long as you popped there's no need to ask ariko ushobora kuvuga ngo ko mbibonye physical appearance ntabwo ujya judging about physical appearance. she's sexy she's a beautiful girl as the other ones all Rwandan girls are beautiful we know ako agomba kuba harimo umwe uri better than them. yeah that comes on mindset. Okay, it's fine. Amazina yawe kubera iki popinze ballon? Nitwa Saliha nkuko nabivuze. Nkunda abasore barebare. Nabivuze tugitangira. Nkunda abasore bagufi ko nanjye ntabwo ndi muremure cyane urumva njya nkunda guhoberana no rero guhoberana n'umuntu mugufi biramvuna. Niyo mpamvu nkunda umuntu muremure nkunda hug cyane. Urabona umukobwa utamuhobera ngo abyishimire agaragara gutya magaje. To depend on her. Byaterwa n'ibyo akunda. Ukunda guhoberana gute? Nkunda guhoberana. Wabimwe. Na. Ko bya fitting. Na nyine ntago nkunda umuntu muri. Gute bro ntabwo egirano ariko uri kubona uyu mujama muhoberanya ataba fit. It's okay, don't insist. Yari kuba ari amahitamo yawe. As I said, all Rwandan girls are beautiful, but I don't like tattoos. Tattoos. Yeah. Ayisibye. There's no. Go? Yego ko nayisizeho like nishaka kandi nyikunze. Mfite n'izindi nese nayisizeho kwa ko nyikunda you know. Ntabwo rero nakundana n'umuntu uza kumbwira ngo ibi ntabwo mbikunda. Yenda bishaka kubaho kubera ko atabishaka mukagendera kuri rayo imwe ariko ari type yawe nyine wamukunze. Yo kunze umuntu nta kintu utakora. Do you prefer to add more? Nabujya kunda pe. Ikibazo kwashira cyo. Can you repeat? Do you prefer to add more? Okay. Yakubajije ngo uratekereza washyira izindi tatu ku mubiri wawe. Oya. Bibirahagije. It's okay. Okay. Amazina yawe kubera iki popinze ballon? Sabyimana Delphine. Nyine ntabwo ndivuge byinshi nyine nuko nyine bitahuye. Gute? Nyine ari ukuntu ubona umuntu ukumva nyine amwishime kandi nkuko nabivuze nanjye nkunda abahungu barebare kandi ndi mugufi ya pe. Mujama saa gusumba bro. Bro yari kuba ari type yawe. No. Why? For this time I said no. Okay. Kinda short, skinny, which I don't like. Bro? Skinny. Oh, cause yeah, she's too small. Yeah. What? Nothing, man. Okay. Let's go on. Amazina yawe kubera iki popinze ballon nakumujama. Sashaka kuba goira. Yes, yabanza it's your choice. Man nakwivangira muri business zawe n'amahitamo ya n'ukuntu ukunda twikomereza. Kuki popinze ballon? Mama popinze no kubera na yindi mpamvu ntacyo atwaye ni mwiza ariko nyine like aturuka hariya namurebye ukuntu yaje. Nyine yaje nk'umuntu utifitiye icyizere. Cyo cyonyine. Nyine agenda nk'umuntu utifitiye icyizere. Umuntu ufite icyizere agenda ate? Like hari ukuntu ugenda ukabona uri kugenda utabishaka. Nyine ugahisa nk'umuntu uri kugenda asubira inyuma kandi ari kugenda. Actually nagombaga kugenda nyine kuriya because this is my first time for this place. So I have to move carefully. It's fine. Yari kuba ari type yawe. Yeah, Brack is beautiful. Yegereza mic. Brack is beautiful. Yeah. She smells good. Like how you wear covered. Kabisa. Mucho. Yeah. None
none se ubwo nimba ukunze umwana ukuntu aseka ugakunda ukuntu yambaye neza kandi ukavuga ngo black is beautiful yari kuba ari amahitamo yawe sibyo nicyo bisobanuye aseswa gusubiza ballon kugenda gusa ko guhindura ingendo nawe arakubwiye ngo impamvu yagenze kuriya nuko ari bwo bwa mbere yarageze hano hantu oya byamugora guhindura ingendo byamugora pe. That's your opinion. mupfuye ingendo amazina yawe kuki popinze ballon abijuru Sabrina impamvu nyine ntabwo umutima wateye nyine tu but I don't like her fashion. don't like her fashion Yeah. Huh? Him fashion. I mean him fashion. bro wabyumvishe Yego. Ndabyumva. urabivuga iki duhindukire gutya mo gake she don't like him fashion she don't like his your fashion Kano ka him fashion. akatwo kugatindaho kuko ntabwo ari indimi zacu izo abantu bahise baseka ntabwo birenze. Yeah, it's okay. Ariko ntabwo ntekereza ko fashion ari ikibazo sibyo cause naje hano gushaka umupartner in my lifetime, so which means not my worker, my employee, but you have to sort the things that I'm gonna wear in order to look presentative, right? So kubera ko ngiye rero ndi single ngendana n'ibigendanye n'ubwonko bwanjye, right? Niba numvise ngo ndapreferinga to wear shirt and these shoes, so I have to do that. So ko nafite umuntu umereza ideas ngo ambara gutya, that's what's best for you. Okay, yari kuba ari choice yawe. May I ask, how old are you? Sorry? 22. 22. Yeah. If it is about picking, okay, bibaye ngombwa kuhitamo between love and money in this time, what would you pick? Or just No, you have to pick one. no, I can't pick all. Did you get the conditions? But money is love. Urukundo n'amafaranga mbabarira. Oh, money is love. Yeah. Not my type, period. Before we go on, can you correct her? Money can support love, but money is not love. Ntabwo narimvuze hariya yaravuze ngo him kugira ngo mani hari igihe muri pop ballon ibi bintu namaze kubibona bimaze kuba kenshi nk'umuntu yarasimba ugasanga abantu mani babigize ibintu byataje mani kandi iki ntago nyine It's not big deal. yeah Sometimes badakoresha him his. bakoresha his sibyo Sometimes money can go to nervous. yeah okay it's fine ntago ari ibintu bya big deal man. Big deal. Amazina yawe kubera iki upopinze? nitwa Wose Aisha. Jesus Christ. Ntabwo nyine hari ukuntu ubona umuntu ukahita gukurura, ntabwo numvishe yankubiye, numvishe umutima udateye. Numvishe umutima udateye. Konzi ko turi mu gihe cy'izuba imitima yakonjeshejwe n'iki? Ari single bro uko byagenda kose ari single wowe umutima ntabwo wari wateye. Okay, let me tell So you. kuki avuze izina ukahita usa nkaho I like her voice. okay that's good. Avuga neza nyine. Yeah, good girl. Soft voice, which is good. And kuba umutima utateye, let me tell you this thing, kuba umutima utateye nuko uri single, right? Nubona impamvu yo gutuma utera uzatera, right? Yeah. Kuko ndi hano nunyemerera kugira ngo mbe impamvu yo gutuma utera uzatera. Wamuhaye amahirwe wahise tukazana ballon ku mutima ushobora gutera ugeze mu rugo. Ushobora kuba udatereye hano ariko wagera mu rugo ugatera muri kuvugana cyangwa mutangiye urabyumva ute usubize ballon. Biragoye ko nyine nakubwira ngo uri buze gutera ntabyumvishemo please. Uri kubyumva neza ko imitsi yawo itari gukora se? Sinaga iri kunyeganyega ngo Buri kisi. Do you need some massage? I can do that. please. Akeneye massage emotional bro. Yeah, I can do that. I asked her chance to do that. So, would you rate me?
biragoye pe. How? And why? Ntago nyine sinzi ko nabivuga. Mbabari. Find a way. We have time. Okay, come here. Man, cyazi umuja. Niwe mujama nemere kagiye guteretera muri pop baroni ngo maze biga. Ngo babanze bimubwiye mbahaye amasegonda 5. Oya, amasegonda 15. Tugiye kuba muganirira aho ngaho mutubwira ibivuye nta kibazo. Se bashaka kugira icyo cyangwa bitubwiye on public. Okay, fine. Nashangiye kuba kubita kantu kagapase mo gato. Okay, private. Okay. Oya ntago mbyemeye nimba ari ibyo ngibyo nanjye se nisubiraho. Bro, Yes. ngo gira basi gira icyo mubwira. Ese okay. Nta kindi kintu wagendeyeho. Nicyo ngicyo gusa. Umutima utateye. Okay. Can you first hug me? Murebe hirya. They're making her shy. Okay. Yep. Come on. She's begging. I don't know what's doing. Please give him a chance. How old are you? 25. 25. Yeah. And at your age, urumva umutima utateye ntumenye ko umaze igihe usinziriye. Okay. Do you like songs? Mbabariye kuko. Okay, c'est bon. Come on, go on, bro. Wait, umujama tumereza amahirwe ashoboka n'ibyanga byanga. I like to respect. So Ariko if you what? asked me, You need to sing for me. no, I'm not that kind of guy. But I can try it, but I'm not that Try. kind of guy. No. I was I wanna going watch to- anybody who I was did it. going to ask her to go and listen to the perfect type of Ed Sheeran, I think. So whenever you get yourself together, please tell this guy he should connect you with me again. After this show. Maybe, according to her preference. Once. Nza neza. Okay, wagenda gutekereza. Wis. Wait, Ntabwo bakuzanira ushaka- balloon. Muzane ba. Oh. Come on. Man. Bajyaga bavuga ko ari abajama bazi gutereta ngiye nkabe sinzeme. Ariko kuva uyu munsi bro uzi gutereta wowe ntabwo wamenyana na sheri wanjye. Fuck. Man, nta nubwo njya kure nta n'ibindi birirwa muva hano. Niki gitumye usaba balo? Buriya bijya biba byiza iyo usanze umuntu ugukunda ariko binyereka nagerageje ndanga ariko ndagukunze wifitiye icyizere mu rukundo rwawe. Ntabwo ari icyizere mu rukundo. That's the real love. Isi bari yo love usaka kanya. Exactly. Sure. Ni icyo ugendera ugira urukundo rwose. Ntabwo ari igihe ntabwo ari iki. Yep. Ni ibintu biza It biki. just happened. Mutima se none uri gutera. Utangiye gutera. Uri gutera kangahe mu isegonda? Ntabwo uri kurekera ndabikomeza. That's what I wanted. Ubutwe imitima yacu yarapfuye. Okay, bye bro, nandi magambo bugara ngenza akora follow up kandi ngenda sezeranya abantu badukurikira kuri Pop Balloon Magic Match ko couple yanyu niyo couple ngiye gukora follow up ya Danji bawo. Man, I will call you back. Sha since ariko Imana ibafashe nzamenye ibyanyu kandi zabiha umugisha sibyo ariko bro Mr. Romantic wallahi bro. Okay, bye reka natwe abandi tubaha amahirwe sibyo Guys,
mbonye umujamu uzi gutere uzi noneho bya bindi byo kuvuga ngo resilience kabisa umujamu uguma kwizima nyine uguma agakomeza nacika intege. So reka twakire umusore wacu wa kabiri ni Paul Ballon Magic Match Rwanda. Kora subscribe nimba utari wayikora resco. Reka twakire umusore wacu wa kabiri atambuke kuri stage. Bacaye kuri Paul Ballon Magic Match Rwanda. Umusore wacu wa kabiri tambuka kuri stage. Welcome big man. Urakaza neza brother. Urakaza neza big man. Fresh. Meze neza. Ibintu ni sawa? Ndi cool kabisa. Fresh. Wambaye neza wa drip meze neza. Thank you papa. Amazina yawe witwa nde? Anita Dripest. Witwa? Dripest. Dripest. Yes, urambeshye man. Witwa Dripest. Dripest. Wa drippinze? Yeah. Fresh. Yeah. None witwa? Dripest. Dripest. Yeah man. Ufite imyaka ingahe Dripest? 22. 22. Yeah. Ukora iki mu buzima busanzwe? Fashion. Uri mu fashion. Okay. So okay, uranyemerera tugendane hano gutya tubasaba abakobwa bacu impamvu wa Popinze Ballon. Kuki Popinze Ballon? Nge nakubwiye nkunda umuhungu nshaka dukundana ufite guhera ku myaka 27. Ikibazo cy'imyaka? Imyaka gusa. Ahandi hose icyangwe by'umujama hagaze ni sawa. Narebe. Bro, ikibazo kibaye imyaka. Urumva ko actually nawe arakuze cyane. Harya watubwiye ufite imyaka 21. Nyine no umurushumu. Ashaka umutipe ufite 27. Ya kuzamura above. Ya genda umwana kereka ashatse kugendera wenda sinzi. Nawe nago byavamo. Nanjye nago byavamo. Kereka wenda ashaka umwe mu bana bi. Okay, katwikomereje kubera cyo Popinze Ballon. Ntabwo yanguruye ariko ikindi arasa neza asika neza ni mwiza ko ntabwo yanguruye. Umuhungu gukurura bameze gute? Nyine umuhungu uzamwumva umutima nyine urateye nyine nkamwiyumva nta kindi kintu ngendeyo kaza kahita tuma umutima wawe utera. Kubona umuntu gato katubona ati cyazi niwe wanjye. But uri mwiza wambaye neza ako ntabwo nyine byawe. Bro, yari kubera type yawe? No. Kubera iki? Not my type because she's too old. Atubwifite imyaka ingahe? 22 murangana. No, ashobora kuba afite 22 ariko physically ndi kubona kuze cyane. Nagari wa mbere bivuze. Yeah, urakuze cyane kabisa. Nagari wa mbere. Ngiye ngudutwana. Imyaka yanjye n'uburyo meze ntago nyine bijyanye. Yeah. Ngiye ngudutwana dutoya tukiri dutoya. Okay. Ntabwo ciye mwisha abantu bakubwira ko ari ihe mpamvu cyo ubona ari impamvu abantu babona ko kuze kandi ufite imyaka. Impamvu I don't know why. Ntago mbizi pe. Okay. Nothing to say. Popinze Ballon. Impamvu ntago nkunda umuntu usutse, then ntago nkunda umuntu ufite tatouage. Ibindi byose nari bini sawa. Nta kintu mvuga kuri ibyo. Yari kuba ari type yawe? Nanjye ntago ari kuri type yanjye. Yeah. Ngiye nkunda baby bari small size. Barebare tureshya ubona ko nanjye ndi Ruganzu. Aba baby binzo ukuntu. Yeah, that is my type. Okay. Kweche Popinze Ballon. Ngiye imyaka mfite ndamuruta. Zingahe? Mfite 25 kandi afite 22. Ibindi nta kibazo. Kandi ushaka umuhungu ukuruta. Yego. Andi nta kibazo. Mr. Dripest na ntabwo dore gukunda. Sha nanjye ntabwo ari type yanjye kabisa. Kubera iki? Kubera iki? Sha aranduta cyane. Arakuruta cyane. Yaba ari nka mama wanjye. Kibazo ni imyaka gusa. Yeah. Kubera iki Popinze Ballon yawe? Impamvu nuko nyine ni umwana. Aragaragara nk'umwana mutoya. Ufite imyaka? 23. Umurushumu. Ariko urumva ubwo mba muruta cyane. No, ashobora kuba afite imyaka 23 ariko mu mutwe afite nka 30. Urumva ko arakuze cyane actually. Nanjye ntago nkunda type zimeze gutyo. Yeah.
wari wambaye neza nta it's okay but you look like old but I don't like you. Okay, tugaruka hano inyuma gakeya. Uriya mukobwa wacu ufite ballon natambuke hano, tambuka yakira hano, hagarara hano. Okay, egera hepfo guca mu iranire. Ugiye kumubwira amazina yawe, imyaka n'ikintu cyatumye usigana na ballon. Amazina yanjye ni Mika Kevin. Impamvu nisiganye namukunze. Mukunda iki? Nyine nakubwiye ko nkunda abantu barebare kandi kuba afite imyaka 22 na ribi. Ufite 22 nanjye. Muranga. Yego. Ako nyine ikibazo ntabwo imyaka erega ni imibare. Gukura ni mu mutwe. Kuba mfite 22 na ari afite gukura ni mu mutwe, asanga mu mutwe atangana n'imyaka ye. Brother, hari ikibazo wifuza kubaza uyu mukobwa? No, actually she's a pretty and this is my size. Sure. Yeah, Kabisa. this is my size, what I want. Actually she's a pretty girl. Yeah. And I love your dressing, man. Yeah, twanajyanishije. Yeah. Turavana tujya mu murenge. Cyangwa mwari mwabiga. Turavana tujya mu murenge wallahi. Wari watekereje ko ugomba guhura n'umwana ushima agakote? Yeah. Kuko ndashaka kuvanga tujya mu murenge. And then ibindi ni nyuma. Iyi niyo type yanjye mba nifuza. Uri ready kujya mu rukundo? Yeah, ndi ready kuko nibyo nari nkeneye. Uri kwibuka izina rye? Yeah, ndaryibuka, tubwiye ko ari Dripest. Uzabwira mama wawe ko shiro wawe yitwa nde? Dripest. Wasanga Dripest wenda ari ryo umunyamahanga. Ni umunyamahanga. Abanyamahanga tugira amazina akomeye. Yeah, bro, vugisha uri umunyamahanga. Umumetisi bro. Serious man. Yeah, ndi umumetisi. Papa wanjye ni umunyagana, mama wanjye nawe ni umumetisi mu bisekuru cyane. Ako wavukiye mu Rwanda? Yeah, navukiye mu Rwanda mu Uganda. Ni gutyo tu. Okay. Dripest ni ryo zina ryo riri kuri ID? No, Dripest my name for career, but banyita Jazzy. Jazzy. Yeah. Yeah, Jazzy. Dripest ngiye nkoresha nyine muri fashion n'umuhanzi. Yeah. Impamvu mba mbikubaje no kugira ngo ibintu nyine n'ababyeyi baba bazabireba n'abandi bantu bakuru kugira ngo babone ko ari ibintu bitari ibintu bya jokes, sibyo? Ibintu biri serious. Yeah, izina ni Jazzy. Jazzy, sibyo? Ako Dripest ni ryo tuzi tunaguhamagara. Ako mubyaza ajyamagara Jazzy. Nawe yitwa Mika Kevin. Mika Kevin. So ni rihe jambo wabwira Jazzy ku munsi wa mbere umenya niho nawe? Ikintu namubwira nuko nyine amenyanye n'umuntu uzamukunda akanamwubahisha. Yo. Ikintu kinshimishije se. Ndegeza na kamera hano. Nuko wa mu ex wawe wagiye hanze birangiye ukundanye none n'umunyamahanga witwa Jazzy wa mu ex kandi nari nabimubwiye ndamubwira uyu mukobwa bro uyu Mika yarababajwe mu rukundo akeneye umusore uzamuhanagura amarira yose yatembye ku mutima ukayoza umutima ugasigara uri pure, sibyo? Kandi bro uko uragaragara nk'umusore wafata inshingano. Yahuye n'Imana, nge ndi Imana igendera. Imana izabibafashemo, sibyo? Muhobere nubishobora umwaka bizo kwitaba. Ndi kwihutisha ibintu ndi gutuma mudahana umwanya. Okay, I'm sorry. Ngo kimubwira. Kangira ikintu mubwira. Kevin. Ubwa mbere duhuye ariko sinzongera gukaraba mu maso. Mbaza ngo kubera iki? Shangarabye mu maso, amazi akajya mu maso, urumva ifoto yawe yahita igenda, amazi ahita atwara ubwiza bwawe. Kuva uyu munsi sinzongera gukaraba mu maso. Okay, give me a hug. Come on. Got much guys. Uyu munsi ni umunsi w'umugisha bro. Kandi nawe uri umunyamugisha. Iyi balloon murayitwara nk'ikintu kizajya kibibutsa uyu munsi, sibyo? Ubundi ibindi tuzabamagare mutubwira inkuru nziza y'umurenge ku bana no kubyara, sibyo? Mufata akaboko ubundi mugende muganire hariya mwahita mujya kuri date uko mwabipanze. Guys, tubonye match nanone uyu munsi ni umunsi w'imigisha. Reka twakire umusore wacu wa gatatu atambuke kuri stage.
Kizungu urakaza neza brother bimeze bite se umeze neza hagarara hano duhagararane twegerane umeze neza cyane yegereze micro umeze fresh amazina yawe witwa nde amazina yita Kayiranga Thierry. Kayiranga Thierry. Thierry ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 25. 25. Ukora iki mu buzima busanzwe Thierry? Njye ndi umukinnyi wa filime. N'abandi n'umunyabiraka bisanzwe. Mani muri filime mbwira nka role ukina. Role zose ndazikina. Aho ushaka kuba ukina role mani umuntu bari umucuhi? Ntazi ndazikina ariko nkunze gukina role ziba zigoye cyane. Role ziba zigoye nizo baguha. Yego. Shame. Mani urihangana useke nge ntago njya mura n'umuntu ngo nabure guseka bro. Nubwo usagaragara nk'umuntu barakaye. Oya ntabwo narakaye. Ahubwo niko kamera yanjye ni. Uriyegereza ariko micro kugira ngo abantu batwumve sibyo? So waje gushaka umukunzi bose bapopinze ariko turaza kugendana uraza guhagarara hafi yanjye rwose hano nkuko magaze tugana n'abakobwa tubaza impamvu bapopinze nawe tubwira nimba bari kuba ari size zawe cyangwa ari types zawe sibyo kubera iki popinze bara ngewe impamvu popinze ndabona ntago ari romantique ikindi nshaka ngewe umuntu ufite igikuriro ubona ko undi muntu ufite imbaraga nyine tu bro ntabwo ari romantique ntabwo ufite igikuriro kuba umuntu nyine atari romantique hari igihe umuntu ya physical yaba agaragara nk'aho atari romantique ariko mu buzima busanzwe ari romantique kuba romantique ntabwo bigaragara nyine physical ku bijyanye n'igikuriro iri igikuriro buriya nyine birumvikana arashaka aba giant bamenyereye nyine guterura amajanti uri kubona ashaka amajanti arashaka nyine abantu b'abasore so wewe umurebye umukobwa mwiza wambaye neza yari kuba ari type yawe ntabwo nkunda abakobwa bafite tatuwaje twikomereje kuki popinze ballon ntabwo afite confidence ntabwo nyine yifitiye confidence gute uburyo yaje ariko nta nubwo nakunze imyambarire ye gusa ni mwiza urabivuga iki bro wenda confidence undi mu buzima busanzwe turazigira ahubwo nyine nkuko nabikubwiye ngiye physically ntabwo ibintu byose ntabwo bigaragara physically ariko mu buzima busanzwe confidence ndazigera iyo mba na confidence ngera ntabwo mba naje hano kumyambarire ku bijyanye n'imyambarire nyine ngiye nkunda kwambara imyenda mba numva indekuye nyine nisanzuye tu yari kuba ari amahitamo yawe umukobwa nta kintu atwaye ni sawa ariko ndabona asa nkaho ari mugufi kubera iki popinze ballon impamvu nyipopinze na nyine ari ameze nk'umuntu witonda sibyo byiza se oya ntabwo mbikunda nyine ameze nk'umuntu witonda uri seriye cyane akunda abitonda ameze nk'umuntu witonda nyine like ashatse no kugukorera ikintu muri we ushobora kutabimenya nyine nka ba bantu baba bisanzuye nyine ashobora no gucika akabikubwira imipangu ye ntabwo wayimenya kandi ngo abakobwa mukunda kumenya imipangu y'abagabo ikindi ntabwo ari look nyine ntabwo ameze nk'uko ntabwo afite nyine ukuntu ameze ntabwo uritonda cyane kuba nitonda bitewe n'igihe ndimo cyangwa n'ahantu nageze ariko mu buzima busanzwe ntabwo nakubwira ko nitonda dore ko bari type yawe njye nshaka abakobwa b'imibiri yombi cyangwa inzobe kuki popinze ballon njye nta kindi kibazo ni mwiza ntarebi ariko turangana njye ndashaka umuntu ufite imyaka 28 cyangwa 30 ikijyanye n'imyaka nyine ubwo nuko nguko nyine wa mugani ntabwo umuntu mu bitekerezo umuntu ufite 25 abana kuruta ariko nanone nkuko nabikubwiye ni mugufi nawe ntabwo byari kuvamo okay kubera iki popinze ballon duhagarare gutya big man impamvu nta yindi gusa nyine like ukuntu agaragara ntabwo namukunze nabonye rwose oya aratuje cyane kandi ngewe ukuntu umeze ntabwo nakunda n'umuntu utuje ntabwo
nyine arakonje. Brad ngo wa umuntu arisanzura akabizira yakitonda akabizira ubu nawe uzize kwitonda aritonda cyane. birumvikana uritonda cyane man nicyo kintu uzize birumvikana nyine nditonda ariko nyine ntabwo wahindura ikintu kiba kiri mu muntu nimba ariko ngaragara nyine ubwo nyine niko imiterere yanjye imeze ni nako Imana yandemye. yari kuba ari type yawe ndabona agaragara nk'umunywi kabisa. ndabona agaragara nk'umunywi. umunywi umunywi w'iki ashobora kuba anywa akarenza kabisa. Wakisha yego nta nubwo njyaho. okay nyine birumvikana buriye uko umuntu ukabona umuntu ukamureba physically ari gihe nyine amwibeshyaho ariko nyine look yawe nibwo igaragara. brother ukuntu umukobwa umeze gute kugira uzagaruke nge namugushaki ngiye nkunda umukobwa muremure byibuze ari imibiri yombi atari urutarati atanabyibushye cyane atari urutarati nyine umuntu ategeranye cyane imibiri yombi cyangwa yunze zagaruka ubutanza aho namukuboneye. yes appreciate brother arakoze cyane big man. Reka twakira umusore wacu wa kane tudatinze. Let's go. Umusore wacu wa kane atambuka kuri stage turacyari kuri Pop Ballon Magic Match Rwanda. Yes big man umeze gute hagarara hakurya amazina yawe nitwa Kaliste Nzabonimana. Kaliste yes Kaliste ufite imyaka ingahe I'm 24 ufite 24 kora iki mu buzima busanzwe uri umucuruzi uje gushaka umukunzi yego okay dufite abakobwa bacu hari abapopinze uranyemera tuganire nabo kubera iki popinze Ballon anje ngo ndumuhungu muremure w'imibiri yombi hano wapi mwiza agenda neza ako nyine oya bro yari kuba type yawe urigereza micro no kubera ntabwo yari kuba type yanjye ko ntabwo nkunda abakobwa bishyizeho tatuwaje ni urundi rwego nimba njye ndi umutipe nkaba na tatuwaje ndi naco sibyo nkaba na tatuwaje kandi abasore cyangwa mu gitsina gabo dushobora kwihanganira uburibwe tatira babaza umukobwa ushobora kwakira ububabare bwa tatuwaje n'urundi rwego ko yemera se akajya ku gise ari igise na tatuwaje n'iki kiryana igise ni kamere kamere y'ubuzima bwawe na tatuwaje rero ni ikintu kikuzamo kumva uragishatse ukanakunda ukagikunda yes amahame yawe byiza cyane kandi uri umukobwa mwiza icyo wifuza ugomba kwibonera hanga ubu ntabwo washaka umugore ufite tatuwaje oya okay mereze kubera iki popinze Ballon impamvu popinze ntacyo atwaye ni mwiza like ariko nyine ni igikara nanjye ndicyo none ikindi like ni mugufiya nanjye ndiwe byagorana ngo uri igikara nawe ni igikara ntiwakunda umukobwa w'igikara kuko nawe uri cyo ni umukobwa w'igikara namukunda uri ngo mugufi nawe akaba mugufi so yari kubara amahitamo yawe wowe oya ntabwo yari kubara amahitamo yanjye uruhu turaruhuje nta kintu namushinja ko nawe yaruhawe n'Imana nanjye nduhabwa n'Imana sibyo ntabwo icyo cyo nakwirwa nyijajinga ngo n'igikara ngo n'icyo oya yes ahubwo dushobora kureberera inyungu z'abadukomokaho tukavuga ngo ese abo babebe bacu baza ari bandi tukamanza twebwe tukabimacinga hakiri kare kugira ngo izo ngaruka zitazagera ku bana muri ko n'abana baza ari bagufi oya ntabwo baza ari bagufi baza ari bikara cyane baza ari black cyane nawe ntibyakunda kubera iyo mpamvu kaba kavanzemo karimo kereka bagiye mu gisekuru bagashakishayo kandi aba ari urugamba tugiye kubaha ntibyakunda ntabwo byakunda okay kuki popinze Ballon nyine nko muri kubibona twese turareshya pe twabyara abana n'ubu bareshya gutya ikintu nakunze uyu munsi ngo muri gutekerereza abana bazabakomokaho gusa yambaye neza anavuga neza ariko nyine cya kibazo iyo tuza ko tutari bagufi twese nari kumuhitamo nawe nuko nanjye nuko yamvugiye ibintu sibyo nimba mugani buriya ntabwo tuba dukwiye gufata urwo rugamba ngo turuhe abana nimba tureshya ubwacu
none n'urubavu rwacu kameme urabona turi ba size 2 amusosori turi bato cyane pe sibyo urubavu rwe n'urwanjye sinzi ubwo wazitaho undi gusumba undi sinzi uwo ari we pe sibyo byaba ari ibintu bigoranye sibyo byanze pe duhagarare gutya kubera icyo popinze balo impamvu ya mbere ni bugufi pe cyane pe nta yindi mpamvu ari smart azi kwiyitaho ariko ni mugufi cyane pe cyane ngo cyane bro uri mugufi cyane cyangwa uri mugufi gusa uri mugufi cyane cyangwa uri mugufi gusa niyo yiyongera akantu cyane uriya cyane ni ibintu biba bikabije kandi nabira bikabije babandi dukunda rya zina nubwo nashobora kurivuga navuga ngo nababana n'ubumuga bw'uburebure cyangwa bw'imihagarikire sibyo ariko sinde muri abo shatse kunkira muri abo ngo cyane kandi sibyo nyine uri mugufi ngiye nyenda kuba nkunda ni mugufi ya pe nagari uri cyane ku buryo ariko uri mugufi yangiye kuri size nkunda ndabyubashye cyane ibyo ushaka Imana biguhe sibyo bihaza ibyifuzo byawe sibyo kuko kuba ndi mugufi ndabizi ariko nanjye sibyo singe yari kuba ari amahitamo yawe ntabwo yari kuba ari match afite 3 hari ngo n'izindi sinzi kwihangana bagira sebo umuntu ashobora gutera inshinge hano ngo wumva gumeze gute iyo baguteraga inshinge nta kintu wari wanyweye oya sure yego nanjye nzakishyiraho n'ikiza yego biterwa n'icyo umuntu akunda ariko njye nshaka kuba yikunda ariko wowe utayikunda sinzigere nyikunda n'umuzi kandi ikintu ukunda wakihanganira uburibwe bwacyo ko bwabungana ko gipfa kuba ugikunda kabisa nk'uko icyo ushakiraho uba ugomba kugiharanira mpaka ukigezeho ugomba no kugipfukamiraho yego good okay uratera intambwe wegere hano imbere okay ujye kumbwira amazina yawe imyaka n'impamvu wamukunze Abijuru Sabrina vuga cyane akumve Abijuru Sabrina mfite imyaka 22 wamukunda iki umusore wamukunda iki confidence ziwe burya arasa neza nyine agira isuku ibindi ntabwo bireba hari ikibazo wifuza kumaza wamubaza hashize igihe kingana gute uvuye mu rukundo umwaka amezi 12 n'utundi tunsi duke gusa amezi urumva ni imyaka 2 amezi 12 si umwaka se umwaka ni umwaka n'imyaka 2 gusa ni 2 uruvuze umwaka n'amezi 12 musosora mu mwaka n'indi minsi mike okay bro hari ikibazo wifuza kumubaza yes wamubaza ikibazo mubaza Abijuru Sabrina yes okay Sabrina witego kuba ushobora kuvuga ngo tuvuye muri relationship tugiye mu yindi level sibyo urabona turabajene twese ntabwo tuzahora mu sibyo ntabwo tuzahora mu nguru izi nzira ntabwo tuzazibona ubutaha bashobora kuzahora abandi bantu bakwita undi muntu kiri Abijuru basi sibyo yes mama runaka ese Abijuru ushaka kumusiga muri icyo gihe mu gihe kingana gite tuwari wese niyo yaba atari kaliste ari undi mu nigiye wumva kingana gite nagiye ntago namenya ngo igihe niki ari seriye neje mwawe it's okay subije neza urukundo kugira umuntu abane n'undi ntabwo bisaba imyaka 10 nubwo bisaba ejo ahubwo ni igihe ubona ko umuntu muri kumwe akwiye ibyo bintu koko n'imyaka 10 twayimarana ndi kubona ibyo bintu utabikwiriye sibyo n'ejo byakunda ndi kubona ko ibyo bintu bikwiriye usubije neza cyane ikindi nshaka kubaza singiye kuguca mu ijambo ariko ikintu kijya kimbabaza abasore bajye bazana bakambariza abakobwa ibintu byinshi bikarangira batana bakunze uriyegeza na Mike kugira tukumve neza sibyo mbere yuko mubaza ibindi muzanaganiraho nyuma banzo tubwire ikintu kimwe uyu mukobwa wacu nimba wamukunze cyangwa utamukunze si ibintu byoroshye urakoze cyane amashigari nicyo nashaka ubundi nanga kuruhira ubusa cyangwa gucurangira abahetsi sibyo ko ari igihe umuhungu aza akamvugishiriza umukobwa amagambo menshi ushaka bakwe cyangwa abageni ntiwabonye ukuntu binginga
umukobwa abo ngakanga gusohoka kandi Tuzabikora baramusabye mu gusaba no byararangiye mu none gu- kuki ushaka hano- gucika intege turi gushaka hano ntabwo ari ugucika intege Turi gushaka ni ukuvuga ngo Yeah. hano mfite abandi bakobwa bacu bategereje Yes. ngiye kubaha amahirwe yo kujya kuganirira hariya sibyo twembi icya mbere uri ready yo kujya mu rukundo n'uyu musore Yes, of course. uri ready brother yes sir ibyo muhobere ubundi ibindi muhena kabisa ariko gute sawa brother akira c'est bon ndabashimiye cyane aho ari kunsigira kamverope kamvirope mwakoze ubukwe hari undi munsi dushaka mwakoze ubukwe uriya munsi ugomba kuhaba sebo amena thank you bashiki banjye ndabakunda cyane kandi mukomeze kugira ibihe byiza munabisengere kandi asante arakoze cyane tubonye indi match nanone reka twakire umusore wacu wa nyuma uracyeye kuri Pop Ballon Magic Match Rwanda. Let's go. Pop Ballon Magic Match Rwanda twakira umusore wacu wa gatanu ariwe musore wacu wa nyuma. Kora subscribe kuri Julie BM Jizo nimba utari wayikora. Umusore wacu wa gatanu, our last single ariko arashobora kuvana atakiri single. Mu Rusiya bakaza neza big man. Fresh umeze neza? Yego neza. Urahagarara gutya. Amazina yawe? Nitwa Olivier. Yegereze micro. Yes, nitwa Olivier. Olivier irindi? Cyuma. Cyuma. Yes. Cyuma Olivier. Yes. Ufite izina rikanga nyiko. Yes. Byaba. Kuba yitwa Cyuma nibyo bitumye popinga ballon. Yeah. Wari wayikuma. Hari impamvu. Cyuma egera hano. Ufite imyaka ingahe Cyuma? 35. 35. Yes. Cyuma afite imyaka 30. Cyuma ukora iki? Ndi umushoferi. Uri umushoferi. Yes. Niki gitumye popinga ballon? Hari abantu bari abakobwa nagiye kubona bashaka kuvuga ngo basubize ballon. Niki gitumye upopinga ballon yawe? Ni umuntu mukuru. Nyine niwe nashakaga umuntu mukuru. Ariko ntabwo namukunze. Wansabye umuntu mukuru nzanye Cyuma. Cyuma ni umushoferi afite amafaranga afite imyaka 35. Cyuma afite gahunda ashaka kubaka. Yeah. Ntabwo ngo ndi umuntu witwara yirenga abantu bakuru cyane. Jack umuntu. Cyuma urabivuga iki? Yeah. That's her choice. And I carry mine. Ndabona cyo nabirenza. Yari ko ari type yawe? Yep. Cyuma ari kuvuga ati wari kuburi type ye tukusubize ballon. Cyuma ibyanze turabyihorera tukomereze. Kuki upopinze ballon? wareka nkamubaza ikibazo kimwe then akahita amusubiza unywa inzoga. Urakoze. Impamvu nyipopinze ni mukuru cyane kuri njyewe. Ko mwabaye gute sheri wanjye? Ngiye mwansabye abantu bakuru ndabazanye. Nakubwiye umuntu nyeneye ntabwo yigeze ubimbaza. Sisi wabivugaga n'usubiza okay. Ni mukuru cyane. Yego arandusha imyaka myinshi. Kuki mubashenga ngo inzoga? Bitewe no kureba physical nyine umuntu hari ukuntu umureba ukahita ubona just Usiri kubona ngenzi. Nawamenya ariko urebye gutya physical urazi umuntu yabona kuzinywa. Baba wakishe sinizi nanazi. Kishe ariko nyine umuntu akurebye yabona kuzinywa. Cyuma ngo ngwe inzoga. Uravuga wowe? Ngo nawe twese turi mu gatebo tugaragara nk'abamwe. Niko bibonye ntabwo. So fine. Ako nakungwa inzoga. Ntabwo nzinywa. Yari ko ari amahitamo yawe. Oya. Kubera iki? Ntabwo nkunda abakobwa b'ibikara. Cyo cyonyine. Yego. Kubera iki popinze ballon? Njye ndikanze. Uri? Ndikanze.
wenda naba ameze nk'akabebe kuri we gusa nyine ntacyo atwaye ni ushingiye ku myaka ku imyaka n'igihagararo ese umusore w'umurusiya wamubonye icyuma ari gukuna uzaraga hari umujura wazatera urugo rwawe hari umuntu wazajya uvuga no ku rugo rwawe nawe gusa nyine ni mwiza yambaye neza aragaragara neza ikintu cy'igihagararo cyatumye wika iyi nyine ni imyaka urumva afite 25 afite 35 nawe ameze nk'akabebe kuri we keretse nyine we abonye ntacyo bitwaye cyuma ngo ubona ntacyo bitwaye tumusubize ballon kandi wumva range y'imyaka 10 atayihanganira kandi we wayihanganiye ajya kuri giye nta kibazo bitwaye ku imyaka ye ariko maybe ibindi ntabwo wapi ntabwo wamwemera ntabwo nabikunze tuhagarare gutya kweshi popinze ballon impamvu nyipopinze nuko ni mukuru cyane nyine aragaragara nk'umuntu mukuru cyane ko ni mukuru yabitubwiye afite 35 ni mukuru pe ni mukuru kabisa watubwiye ufite ingahe 23 urumva umusore w'imyaka 35 myinshi kweli abantu bari kwibaza ngo cyuma ntabwo uri umudivorce noya uracyari umusore ufite umubebe yegereze mikro of course in the single father ariko uta divorce ufite umubebe umwe yego gabuze icyo gukora cyuma cyo gukora simwanze mu cyaje cyuma korana uri mu bantu bari seriye sukunenga abandi ariko uri nko mu batipe bari seriye batanu nakira muri Pop Baron kuva Pop Baron zose maze gukora thank you yego wifuza umukobwa umeze gute kugira ngo uzagaruke mu indi episode mu guhengera of course nkunda umukobwa w'inzobe shinguyemo utari mugufi cyane ya ibi urebeye inyuma n'ibyo kereka wenda bitugera mu by'imyemerere ukunda gusenga utabikabiriza bya bintu byo kujya mu gutaha bwo guherayo bagirwa inshingano ubutaha uzagaruka inzamugo kandi Imana igumugisha wakoze kuza bakoze cyane arakoze cyane Mr Cyuma reka mbashimire mwese twabanye kuva ku munota wa nyuma kuva ku munota wa mbere sorry kugera ku munota wa nyuma mwese byari by'agaciro kubana namwe mwese mudukunda mudukurikira muri Pop Baron Magic Match Rwanda kora subscribe nimutari wayikora nitwa Sebo Rexon you have to know me to love me reka nshimire abakobwa banjye bari single ariko bizahora next bazagaruka mu indi episode kandi tuzabahereza abakunzi Imana ibaha umugisha hasta la vista